Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu aho twigira ubumenyi bugiye butandukanye ku buzima bw'umwana n'umubyeyi tugasobanukirwa birushijeho. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cyibasira ababyeyi benshi batwite, ikirungurira. Ese giterwa n'iki? Ese nakivura gute? Ibyo byose turabisobanukirwa muri icyo kiganiro. Komeza ubane natwe. Niba utarakora subscribe, nagushishikariza kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bindi bijyanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi bijye bikugeraho nta nkomyi mu ba mbere. Rero ikirungurira ubundi ku mubyeyi utwite hari ibintu bigera muri 3 bigitera. Icya mbere ni uko nyababyeyi iyo umwana ari gukura, uko agenda akura igenda yiyongera igasatira inyama zo mu nda harimo n'igifu. Hanyuma uko uriye ya acide yo mu gifu yagenewe kuba mu gifu ubundi ntabwo igomba kuvamo, noneho ikazamuka ikaza mu muhogo kubera nyababyeyi yabyize igifu, ukumva acide mu muhogo. Ikindi ni uko icyo nakita nk'akaryango cyangwa se inzira ifunga itandukanya umuhogo n'igifu iba yaroroshye cyangwa se yaroroshye gufunguka ku buryo yemerera ya acide kuzamuka ikaza mu muhogo, kandi ubundi ako karyango kaba gafunze gatuma acide itava mu gifu ngo izamuke mu muhogo. Noneho iyo utwite kubera ya musemburo karafunguka kazamuka mu muhogo. Ikindi ni uko bya biryo umubyeyi utwite arya akenshi usanga byagumye mu gifu, igogora ritagenze neza cyangwa se ritarangiye hakiri kare. Bya biryo birimo ugasanga bitumye ya acide izamuka ikaza mu muhogo, ukumva iragutwitse mu muhogo. Niba urangije kurya, akenshi na kenshi bikunda kuba umuntu arangije kurya akumva ibintu mu muhogo bishyushye bitwika bimeze nka acide, ibyo rwose ni ikirungurira ntuzagishidikanyeho. Rero hari ibiryo abashakashatsi bagaragaje cyangwa se ibyo kurya bagaragaje umubyeyi ashobora kwifashisha icyo kirungurira akagikira cyangwa se kikagabanyuka. Umubyeyi ugira iki kibazo cy'ikirungurira cyinshi atwite agomba kwibanda ku bikomoka ku mata, ubwo harimo yogati. Agomba kunywa amata y'inshyushyu arimo ubuki. Niba yogati cyangwa se yawurute ikunanira cyangwa se utayishobora, hari abantu usanga iyo batwite ibintu birimo amasukari bibagora, wakoresha inshyushyu ugashyiramo ubuki cyangwa se ukanayinyweraho. Ubuki narumva niba ari ibintu biryohera birimo amasukari, nabyo ubuki bushaka kukunanira wayinywa yonyine, ariko inshyushyu ishyushye irimo ubuki nibwo biba bikora cyane. Ikindi ni igisheke. Igisheke ushobora kukirya, ushobora kugikoramo ji. Noneho igisheke cyo ni cyiza cyane kubera ko kirimo n'isukari naturelle, isukari itakorewe mu nganda. Iyo umubyeyi rwose yikundiye igisheke akajya kirya buri mu gitondo uko agiye mu kazi cyangwa se buri mu gitondo uko abyutse, usanga yirirwa afite imbaraga, nta bintu by'amasereri agira, nta sereri agira kuko irimo isukari kandi ikanakurinda cya kirungurira. Urumva rero ko igisheke ari cyiza. Ikindi ni icyayi cya tangawizi n'ubuki, ariko ugashyiramo agatangawizi gakeya kuko tangawizi nyinshi ku muntu utwite ntabwo ari nziza. Ukora icyayi kirimo tangawizi gakeya ugashyiramo n'ubuki. Ipapayi rihiye neza, ubushakashatsi nabwo bwagaragaje ko ridufasha. Urumva kubera ko ryoroshye, ari urubuto rworoshye, ruragenda rugatuma ryagogora ryihuta, ukaba wakirinda cya kirungurira kubera ko igogora ryihuse ya acide ntizamuke. Ubundi nyine urumva ni ibiribwa bigufasha ko bishobora kugabanya ya acide mu gifu cyangwa se bigatuma igogora ryihuta bikarangira ya acide itazamutse mu muhogo. Ikindi ni amazi cyane cyane ushatse wakoresha akazuyazi ashyushyemo gake, nayo atuma ryagogora ryihuta akanarinda constipation. Ariko icyitonderwa ugomba kuyanywa mbere iminota 30 mbere y'uko urya,
cyangwa se ukayanywa nyuma yo kurya iminota 30, kuko iyo bisomeje cyangwa se iyo bihuje nabyo biri mu bitera ikirungurira abagore batwite. Ikindi ni ugukoresha karoti mbisi, ushobora kuyirapa neza ukayiteka ukayishyiramo indimu ukayirya nka salade, cyangwa se ushobora kuyirapa ariko bavuga ya indi iri fresh, ushobora kuyigira ukayihekenya mbere y'uko urya cyangwa nyuma yaho, cyangwa se ukayikoramo jus nta kindi kintu kivanzemo. Karoti rwose irafasha kukurinda ikirungurira. Hari uguhekenya karoti mbisi na kokombure nabyo wabikoresha. Karoti, intoryi mbisi na kokombure nazo mbisi cyangwa se ukazikoramo salade, nabyo birafasha kurinda cya kirungurira. Ibyo biryo byose rero ndizera ko wabonamo kimwe ukagikoresha, cyangwa se ibyo biribwa ntabwo ari ngombwa gukoresha byose, wabona icyo wegereye cyangwa se icyo ufite akaba ari cyo ukoresha. Rero nyuma yo kureba ibiribwa ushobora gukoresha ikirungurira kikagabanyuka, hari n'ibyo wakora cyangwa se hari ibyo wakirinda cyangwa se ibyo wakora ukirinda cya kirungurira. Icya mbere ni ukurya ibiryo bike. Umubyeyi utwite ugira ikibazo cy'ikirungurira agomba kurya ibiryo bike mu maseri, nibura akavuga ati nzajya ndya ibiryo bikeya buri masaha 6, cyangwa nzajya ndya ibiryo bikeya buri masaha 8. Apana gupakira isahani ngo ushyire mu gifu. Igifu gisanzwe n'ababyeyi yarakibyize nta mwanya gifite, ugipakiyemo ushijemo isahani yose, ni hahandi uhita wumva urushye, igogora ntirigende neza, ikirungurira kikaza hafi aho. Rero ndya ibiryo bikeya mu byiciro cyangwa mu maseri bizatuma uhangana n'iki kibazo cy'ikirungurira. Ikindi ni ukwirinda kurya no kunywa ubihuje, nari nabivuze, ugasanga umuntu ari kurya anywa n'amazi, nabyo ni bibi bituma ikirungurira kiyongera. Ikindi ni ukwirinda kuryama ukimara kurya, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga waririye no mu buriri, ariko noneho byo nagatangaza. Umubyeyi utwite uri guhangana n'ikirungurira ugomba kurya ugategerezaho n'ibiri muri minota 30, igogora rikabanza rikagenda neza, ukabona kujya kuryama kugira ngo uhangane n'ikirungurira gikire. Ikindi ni ukwirinda ibiryo birimo acide, spicy food, cyangwa se birimo urusenda. Urugero urusenda, amaronji, indimu nyinshi, indimu warya nkeya, kunywa fanta za Sitoro. Ibyo biryo bituma acide yiyongera mu gifu, noneho yandi wari ufite n'indi yakiyongeramo, noneho ugasanga ikirungurira gikomeje kwiyongera. Niba ugiye kuryama rero ryama wiseguye, nabyo bizatuma yamara akora igogora neza, hanyuma ubone igifu ntikikurye kandi cya kirungurira ntikizamuke. Ibi byose akenshi na kenshi ikirungurira kijyana no kuribwa mu gifu. Iyo ubigenje gutya ikirungurira kirakira kandi ugasezerera no kuribwa mu gifu. Niyo waba igifu cyarakuriye ari uko utwite cyangwa se niba usanzwe ukirwara, nabyo wabikoresha. Niba ukoresheje ibingibi byose bikanga, ubujyanama ni ukujya kwa muganga kujya gufata imiti yo twita anti-acid igabanya acide mu gifu. Harimo nk'iyo twita hydroxyde d'aluminium, maroxy cyangwa hydroxyde de magnesium. Ni ukuvuga ngo ni imiti ikunda gukoreshwa ku isoko rya hano, ariko hari n'indi myinshi. Iyi yose iragenda ikagabanya ya acide. Iyo bino bintu biri naturel byanze, agushishikariza gukoresha imiti, nta kibazo itwara ku muntu utwite. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Ubuzima bw'umubyeyi n'umwana niyo ntego. Ciao ciao.